Reka nanone nongere mbahe ikaze abadukunda mwese n'abadukurikira, mbashimire kandi cyane cyane wowe wamaze gukora subscribe kuri iryo jambo, iryo ryitwa subscribe, wambabariye ukarikandaho. Rikandeho kandi ntubigire rimwe, ukanda rimwe, yewe bagahita baguha akazogera, nanone ukagakandaho, ugakanda kuri ako kazogera kitwa oro, ibintu byose bikajya bihita bikugeraho. Nimba uri umuntu wacu kandi ukunda ibiganiro dukora, dutere inkunga muri ubwo buryo kugira ngo dukomeze twereke abantu ibyiza bakwiriye kugira mu mibereho yabo ya buri munsi, ariko nawe udasigaye. Gusharinga nimba wumva ntacyo bikubangamiyeho ubikore. Mbashimire rero, mbahe nikaze mwese aho muri hirya no hino mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Mwese nimba wumva iki kiganiro, reka ngushimire kandi nguhe ikaze. Ngiye rero kukuganiriza cyane cyane nifuje ko uyu munsi nkubwira ibintu 10 ushobora gukoresha bikagufasha ejo ukagira amaso meza, amaso asa n'ay'inyana, amaso y'umweru. Reka unyemerere nze ntangire ngusasandurire ntasobanya ibintu 10. Ntujye kure, ndabakunda cyane, nitwa MC Misango. Nimba umuntu akubwira ko agukunda akongeraho no kukwita mazi yateke, akakwita amaso nk'ay'inyana yo mu ruhongore, akakwita imitoma myinshi cyane, ntacyo bitwaye. Munyemerere noneho tuze kuganira by'umwihariko muzi ko abakobwa bagomba kuba basa neza, abakobwa bagomba kuba bagaragara neza, haba mu myambarire, haba no mu miterere, yewe kureba byo bikaba akarusho. Abakobwa benshi rero ntago mujya mumenya ibanga wakoresha kugira ngo ugire amaso meza. Murabizi ko ibintu byose turabikora, tukambara, tukisiga, yewe tukagerageza no kubaho twitekaniye, twiturije, kugira ngo nyine tugire ubuzima butekanye, bumeze neza, butajagaraye. Benshi bashaka amavuta y'ibiciro akomeye kugira ngo babashe gusa neza. Uyu munsi rero ndagira ngo tuze kuganira, ese mukobwa, burya uruzi ko amaso yawe ari kimwe mu bintu byiza ukwiye kugira ku mubiri wawe? Ngiye kukugira rero inama, ngiye kugusasanurira ntasobanya bimwe mu byo nagukuriye mu gitabo cyitwa Tumenye Kwivura dukoresheje iby'Imana yaremye. Iki gitabo kiraza kukubwira uburyo ushobora gutunganya amaso yawe. No kuvuga ngo nimba wifuza ko ugira amaso meza y'umweru, unkurikire kandi uze gukurikira iyi video kugeza irangiye, maze uraza gusangamo ibintu bishyashya kuri wowe, ibintu utaruzi, ariko ibintu bigeze ku 10. Ibintu bigeze ku 10 bishobora kugutunganyiriza amaso, maze nawe bakajya bavuga ngo afite ibyiso byiza, arareba neza, nyine nawe bikagushimisha. Cyane ko hari ibyo tunywa, hari ibyo turya, hari imibereho ya buri munsi ituma tugira amaso atari meza. Rimwe na rimwe rwose ntakubeshye, wabireba nawe ukumva rwose ugize gute, ugize ubwoba, avutse iri jisho ryanjye, umusore narireba, mana yanjye we, yagira ngo rwose nigiye winywera ibiyobyabwenge byose byo mu isi. Ariko ntabwo twabura no kuvuga ko hari umuntu wigirira ikibazo cy'amaso mu buzima busanzwe, ukabona nyine yarwaye amaso kandi siwe, ntabwo yabishatse, ntiyigeze anabihamagara. Ariko hari benshi banywa ibiyobyabwenge bikica amaso. Ibyo byose rero tugiye kubirebera hamwe, ariko tureba ngo ese ni igiki umukobwa yakoresha mu gihe gito cyane 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 ukaba ufite amaso meza. Ngiye kubikubwira rero, ni ibintu 10, utege amatwi witonze, ariko banza
wiyandikishe kugira ngo tuzanabane no mu biganiro bisanzwe. Ikindi icyo udasobanukiwe unyandikire kuri nimero uri kubona mu kiganiro, ndagusubiza kandi rwose ndagusubiza nakwicishije amatsiko. Twinjirane rero mu kiganiro tumenye kwivura dukoresheje iby'Imana yaremye. Ni gute wategura amaso yawe mu gihe gito maze nawe bakajya bavuga ngo ureba nk'inyana? Ikintu cya mbere ngiye kukubwira kiri mu bintu 10 ukwiye gukoresha kugira ngo ugire amaso meza ni kokombure. Kokombure ndagira ngo nkurangire uburyo uzajya ukoresha kokombure ikagufasha mu bijyanye no kugira amaso meza. Kokombure bwa mbere, nimba rwose ufite uburyo n'ubushobozi, igakwirira kokombure inshuro nyinshi zishoboka. Hanyuma nurangiza ufate kokombure ikonje, waraje mu mazi cyangwa muri firigo. Ubwo ndabaha kategori ebyiri kubera ko nzi ko abantu ntabwo bose bagira ubushobozi bungana. Waraje muri firigo cyangwa ahandi hantu hakonje. Hanyuma mu gihe ugiye kuryama, mu gihe ugiye kuruhuka, fata kokombure uyikate neza mu viringo. Noneho numara kuyikata mu viringo, use n'usinzira gake, ugarame ku buriri, barambike kokombure twa mu viringo byibura 3 ku jisho rimwe n'utundi 3 ku rindi jisho. Noneho use n'usinziramo rwose. Hari abantu baryama uko yaryamye akabyuka ari uko hari umuntu umukanze. Nugira amahirwe ukaryama ugaramye, byibura kokombure yawe ikaza kumaraho isaha wiryamiye, ndagira nkubwize ukuri, amaso yawe arakamura kokombure buke buke. Noneho kokombure igende yoze ijisho ryawe. Ubwo ni bwa buryo bubiri nkubwiye. Ushobora kurya kokombure ugakoresha n'ubwo buryo. Ubundi buryo bwa kabiri shaka kukubwira wakoresha ukagira amaso meza, imenyereze kwihekenyera karoti inshuro nyinshi zishoboka. Gura karoti, wenda uvuga uti ndarya karoti 7, ubwo ni mu cyumweru. Ndarya karoti zindi 7 mu kindi cyumweru. Rwose mu gihe gito amaso yawe azasa nk'ay'inyana. Ikindi na kijyanye cyakora cyo wenda nubwo ari icya 10, kirasa n'ubundi na cya kindi cyo hejuru twabanje cya kokombure, ariko kino cya gatatu nacyo urasabwa kuruhuka. Nimba waryamye rero ugashyiraho ya kokombure ugiye kuruhuka, ni umumaro munini cyane. Kuruhuka nabyo ni ikintu cyiza gishobora gutuma ugira amaso meza. Ikintu cya kane ntabura kukubwira ukwiriye kwitaho kugira ngo gifashe amaso yawe, ugomba nacyo kujya ukizirikana cyane. Ni ibintu by'agaciro. Gerageza ushake agatambaro keza. Ako gatambaro kawe uzanye, noneho ugakonjeshe n'ubundi ushyire ku maso yawe. Icyo gitambaro gikonje nacyo kimareho umwanya munini. Ubukonje amaso yawe fate ubukonje. Ngiye kuguha rero ibigereranyo 2 bikwereka ko ari ibintu by'umumaro cyane. Fata igitambaro gishyushye kivuye mu mazi y'akazuyazi, ubanze wirebe muri miriwari. Urebe ukuntu ijisho ryawe risa. Nurangiza ufate cya gitambaro gishyushye ugikoze kuri rya jisho, umareho wenda nk'amasegonda 30. Urangiza ugikureho wongere urebe amaso yawe. Urajya kubona ubona amaso yawe yatukuye, ijisho ryawe riba ryahise ritukura. Bisobanuye ngo ntabwo amaso akorana n'ubukonje. Icyo ngicyo ukimenye. Uburyo Imana yaremye amaso ntabwo yubahana, ntabwo akorana n'ikintu cy'ubukonje. Fata ikintu gikonje rero ushyire ku maso yawe maze urebe ngo ejo rwose mu minsi mike ibarirwa ku ntoki uraba ufite amaso meza. Kandi bino bintu nanone wibuke ubigire n'umuco. Ikindi kintu cya 5 ngiye kukubwira cyatuma wigirira amaso meza, ukagira amaso hahandi nyine umuntu azajya kureba kumva arizihiwe. Gerageza kwinywera amazi menshi.
inywera amazi menshi aho kunywa ibindi bintu ushobora no kuza kukubwira ko ari bimwe mu bintu byatuma utagira amaso meza. Ndagira nkubwire ngo umuntu wimenyereje kwinywera amazi mu bwonko hararuhuka, imitsi y'ubwonko bwe ntibyimba, ntabwo mbese ntabwo ipanika, ahubwo amaso yawe ahora yumva afite ubuhumekero, bigatuma amaso yawe asa neza. Ikindi shaka kukubwira nanone kigira icya gatandatu ukwiriye kumenya kandi gikwiye kugufasha, gerageza umenye kwirinda urinde amaso yawe ivumbi. Ubundi umuntu iyo ari umusirimu hari igihe ugira gutya wenda ukagura nk'uturinete, wabona ibi bintu by'ivumbi bije, noneho ukagira gute ugahita ukubitamo kugira ngo hatagira ibintu bitokoza amaso yawe. Cyane bwo utangiye gukora uyu mwitozo ugomba kuyarinda. Usibye n'ibyo, amaso ni ngombwa ko uyarinda kabisa, ibintu byose bikagenda neza. Ndabizi neza ko uzamfasha tugashima Imana umaze kubona ufite amaso meza cyane. Nabivuze rero, icyo ngicyo ni ukwirinda ivumbi ndetse ukambara rinete. Hanyuma ikindi kintu shaka kukubwira, gerageza kurya imbuto n'imboga. Gerageza kurya imbuto n'imboga mu byo kurya byawe, kandi nkwibutse ibanga, ntugateke imboga ngo uzihishe. Gerageza kuzana imboga ku meza ziri umujugwe, zidahiye neza, ziriya nizo zigenda zikoza amaso yawe, ibintu bikagenda neza. Icyo ni ikintu cya karindwi. Ikintu cya munani shaka kukubwira cyatuma wigirira amaso meza, maze abakubonye bakizihirwa, bakifuza gusa nawe, nacyo ndagira ngo ugitege amatwi. Ikintu cya munani nacyo gituma ugira amaso meza ni ukugira gute? Ni ugutembera. Iyo watembereye ukareba ibyiza bitandukanye, amaso yawe agakora muvoma, agahweza, burya ni ikintu gituma amaso yawe ameze neza. Wenda waba utuye nko muri Kigali, ukazamuka ukigira nko ku musozi wa Bwimo, uwo benshi bakunze kwita Shyorongi, hakunze kuba hari umuyaga uri naturel, hari ahantu kuhanyura ukahicara se, ukegera ahantu ibiti biri guhungiza, biriya bintu ni sawa cyane, bituma amaso yawe amera neza. Urumva, ni ugutembera ukareba ibyiza Imana yaremye. Hari abantu benshi usanga bafite amakosa yo kureba hamwe, ukareba hamwe ukahatumbira. Wenda urugero, uri kureba muri computer ukamara umwanya munini rwose ureba muri computer, ntabwo ari uko Imana yakuremye. Imana yashatse ko amaso yawe akora muvoma, akareba hirya agakora hino. Ibyo nabyo bituma amaso yawe asa neza. Ariko iyo wamaze kuyananiza ureba muri computer, byanga bikunda hari udutsi duto utabona tugira ibibazo tukabyimba, aribwo ubona amaraso yatangiye kugaragara mu jisho ryawe. Ikintu rero cya cyenda ukwiriye kumenya nacyo kikagufasha, ni ukwirinda kugira gute? Ni ukwirinda kunywa itabi. Ikindi nanone ukirinda kunywa inzoga. Kunywa inzoga n'itabi, ubwo ni ikintu cya cyenda ndetse n'ikintu cya 10. Kunywa itabi ntabwo byatuma ugira amaso meza. Icyo nacyo ukwiye kumenya ko nimba ushaka kugira amaso meza, tandukana n'itabi. Nimba ushaka kugira amaso meza, tandukana n'inzoga, kugira ngo mu by'ukuri rero ukomeze umererwe neza. Ibyo byose nkubwiye nubyitaho mu gihe gito cyane, uzanyandikira umbwira uti uri umuntu udasanzwe kandi warakoze. Imana rero yaturemeye byinshi mu buzima bishobora kudufasha kugira ngo koko tugire ubuzima buzira umuze. Tumenye kwivura dukoresheje iby'Imana yaremye. N'igitabo nari ndi kugusomera, igitabo cyiza cyane kirimo ubuhanga buhanitse cyane. Reka rero nshuti zanjye mbashimire, ngusabe kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bisanzwe. Ntuve hano utakoze subscribe, kandi ushobora no gusharinga biramutse bigukundiye, ikindi ukaduha igitekerezo. Bashimire cyane kandi mbifurize amagara mazima. Ubutaha munyandikire mutese wadukoreye n'ikindi kiganiro ku ndwara iyi n'iyi ngiyi. Reka mbashimire, mbifurize amagara mazima. Nitwa MC Misango, ikiganiro nakagaruka.